Hanyuma buriya narabirebye ndabyitegereza ndeba uburyo abantu benshi bari kugenda batandukana, mfata icyemezo, mfata urugendo njya kwa padiri, ntagiye gusaba penetensiya, ntagiye no guhazwa, ntagiye no gusaba amasakaramentu, ntagiye no kumusura cyangwa kumusuhuza, ahubwo nagiyeyo ngira ngo numve amasezerano abantu bagira n'iyo bageze iwe, umwe ashaka kuba umugabo undi ashaka kuba umugore. Hanyuma nageze mu kiliziya ngiye kumva uburyo padiri asezeranya, ni ubwa mbere nari mbyumvishe. Yabanje gusoma amagambo ari mu ivanjiri ntagatifu, ivanjiri yanditswe na Matayo ibice 19 ahera ku murongo wa mbere, arasoma aho abafarizayi ngo babaje Yesu bamwinja, ubwo ni ku murongo wa 3, ngo bamubaza yuko ngo byemewe ngo gusenda umugore cyangwa se kwirukana umugore, ngo arangije babwira amagambo menshi muzayasome namwe murebe. Ariko ageze hepfo ku murongo wahagana hepfo ajya gusoza, aravuga ngo impamvu Musa yabemereye ibyo ngibyo ngo nuko mwari mufite umutima w'indashoboka. Shatse kuvuga ngo hari abantu n'ubu bagifite umutima w'indashoboka, ariko mu by'ukuri yabahakaniye ko nta mpamvu iyo ari yo yose, nta mpamvu n'imwe yemewe yatuma umuntu atandukana n'uwo bashakanye akiriho. Ngewe rero nabonaga abantu benshi batandukana, nkagira ngo wenda abasezeranye mu kiliziya kwa padiri barabemera, ariko reka tukabashaka ubundi tukabazana imbere kwa pasiteri, tukabajyana ku murenge, tukabajyana ahantu hose, bakaza bakavuga ati uyu mugabo yararenganye cyangwa uyu mugore yararenganye. Ariko kuba yaravuze ngo nta mpamvu, mbese navuga ngo yaradutahuye, yabonye ko abantu bo mu isi turi abantu batoroshye, tuzageraho impamvu tukazishaka kandi zifatika. Kandi n'ubu koko hari igihe uhura n'umuntu yaratandukanye n'umugore, mukaganira akakubwira agahinda yahuye nako, akakubwira uburyo umugore amubereye mubi, akakubwira uburyo umugabo amubereye mubi, wagize n'amarangamutima ukumva rwose, ukumva wamubwira ati wagize neza kwigendera, wasigize neza kumusiga. Ariko Yesu arareba aravata abantu bagira impuhwe, bagira amarangamutima, ati kubera iyo mpamvu nta mpamvu n'imwe yemewe, impamvu zose azikuraho. Ubwo rero nshuti yanjye nitunaganira ukambwira impamvu wahuye nazo, Yesu izo zose yarazizi ko izo zose zizabaho, ariko yaravuze ngo mbese ni ukuvuga ngo ubundi niyo yemeje gushaka, ni ukumwizirikaho yazakwica ukajya mu ijuru. Aramubwira ngo none se ngwanyishe, harya si wawe umugabo witwa Innocent wabimbwira ngo ariko ngo uranshishikariza ngo mbare n'uyu mugore ngo urabona atazanyica. Wenda singiye kuvuga byinshi kuri iyo ngingo kuko ntabwo aricyo nagendereye, ariko nagira nkubwire ngo Yesu yaravuze ngo padiri abivuze, niyo mugihe ndababeshye muzaze tujyane mujye kongera mubaze cyangwa namwe muzatabuke mwumve. Ikindi padiri atwibukije akamaro k'umusaraba ku mukristo, atwibutsa uburyo abayisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa bagana mu gihugu cy'isezerano bagahura n'ikibazo cy'inzoka. Aravuga ngo bakimara kurangamira umusaraba, bakimara guhura n'ibibazo barebye umusaraba barakira. Aravuga ngo bantu mugiye kubaka, bantu mwubatse ingo, nimujya muhura n'ibibazo mu rugo, mwe kujya mwirukankira abantu cyane, mwe kujya mwirukankira abantu, ahubwo mujye muhanga amaso uwabambwe ku musaraba ari we Yesu. Yaravuze ngo Yesu ngo yarabashubije ngo cyangwa muzasome mwumve niyo vanjiri ntagatifu. Ariko na Bibiliya yera nayo irabisobanura, rega Bibiliya irabisobanura ngo uyu mugore wasenzwe n'undi mugabo ngo basambanye. Mbese bishatse kuvuga ngo niba murananiranywe nyine, ubwo ugenda wicare urambye, ureke gutekereza abandi bagore cyangwa ureke gutekereza abandi bagabo, icyo gihe ntacyo waba ukoze. Ariko ikibi ni ugutandukana, ikibazo ni ugutandukana na Sara ugiye kuhita ubana na Serafina, ugatandukana na Jose ugiye kubana na Joseline. Ubwo rero ibyo bintu ntabwo Bibiliya ibyemera, nta no muri ADEPR ntibabyemera, no mu Gatolika nagezeyo ntibabyemera. Rero uwakubwiye ko byemewe, ubwo sinzi amasezerano mwagiranye naho mwayagiraniye. Ariko simbasetse, nanjye byambaho n'undi byamubaho, ariko nyine umunsi urukiko rwa gikristo rwaje, abantu mwagiye muhemukira abagabo, muhemukira abagore, uyu munsi rwaje rwose ntabwo muzaruca mu nzara. Ahubwo nsigaje kuzajya nko mu basilamu cyangwa mu badivantiste nabo ngatega amatwi kuri iyo ngingo, kuko abantu murimo muratandukana muri benshi mukadutera ubwoba, tukagira ubwoba ko natwe hari
none ari mwebwe wenda tukagira ubwoba ko natwe ari twe bigiye gukurikiraho, wenda nazataha nanjye ngasanga yigendeye, ariko ndaje murimo muradutera ubwoba muradukanga cyane, cyangwa nanjye nazagenda bikarangira nasubiye mu rugo. Ubwo rero ibyo bintu ndashaka kumenya ahantu biri kugenda bituruka, niba ari idini ryadutera ibwira abantu ngo muzajye mwitandukana nimubona byanze, cyangwa se niba hari uhaza bimbwire tuzajye kubaza uwo muntu kumve impamvu ashingiraho zarizo. Numvise n'ababishopu bamwe byaragiye bibaho hose, ku kimwe bitabaho cyangwa abandi bitabaho, ariko mureke nyaboneka twisubireho turebe ibyo tuba twasezeranye ko tuba twabitekerejeho. Murakoze. Muzi ko abashakanye bagomba kwakira urukundo abantu bose Imana ibahaye kandi bakabaraganya Kristo, ibyo murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa se bari mu byago, ibyo murabizi. Ubwo mwifuje kunezeza no gushyirwa mutagatifu muhana ibiganza maze imbere y'Imana Kiliziya muhabwa isezerano. Urumva ko avuga no ku by'urubyaro rubonetse cyangwa rutabonetse, ngo ubukene buje cyangwa ngo ubukire buje, mbese ni ukuvuga ngo ubundi mu bintu byinshi bikomeye ni ugushaka ntubone urubyaro. Ariko nabyo dore ko buriya rero hari ibintu abantu bajya bibeshya, ukibeshya ngo uri umugabo, rimwe na rimwe abantu bakabikwemerera ariko atari ko bimeze, ukavuga uti abantu bakaguha amakuru atariyo, dore ko mbabwira ngo muze mbabwire amakuru y'ukuri ukagira ngo ndababeshya, bakagushuka ngo uzafate umukobwa w'abandi muturanye umujyane umukingirane mu nzu, ubundi muryame mukore ibyaha, ngo nawe uzaba ubaye umugabo we. Reka da, ibyo sigira ngo nibyo bikugira umugabo. Kuryamana n'umuntu se nibyo bikugira umugabo? Oya, niyo mwanabyarana burya ntabwo aribyo bikugiza umugabo. Cyokoze barabigushuka ngo uri we, ariko burya ntabwo uba uriwe, kubera yuko uretse ababikuvugaho nka kwa kundi babivuga ngo umuntu ni bishopu, ngo ni pasiteri kandi wenda ari umusinzi nta n'urusengero agira, cyangwa umuntu ni umunyamakuru kandi atarize n'itangazamakuru, ariko ugasanga wenda ni izina ry'irihimbano, cyangwa ugasanga nk'umuntu wirabura bamwise Kazungu kandi ari izina ryo kumuserereza, ariko burya mu by'ukuri ntabwo ubwo ari ubugabo, kuko wafata umwana w'abandi ukamukingirana, ukamutera ukamukubita ku gitanda, mukiyorosa amashuka ukamugumana ukamukingirana, ubwo ntabwo ari ubugabo, nta nubwo ari byo bikugira umugabo rwose. Ahubwo rwose umuntu wagushutse yuko kuba umugabo ari ukurongora muri ubwo buryo, oya, ndaje nkuhe inama nkubwire n'ukuntu bigenda, mujye mureka ibintu nk'ibyo ngibyo. Rwose hari umuntu wumva yuko kwishingira ari byo bituma yitwa umugabo, ariko nabwo umuntu ashobora kubikwita, ariko burya ntabwo biba byuzuye, kubera ko bagutuma icyangombwa muri leta cyerekana yuko uri umugabo, ntacyo baguha, ahubwo bahita bavuga ngo ahubwo turaguha icyuko uri ingaramumakirambi cyangwa se uri ingaragu. Icyo cyo bakiguha, akabona n'ubwo waba ufite ubwanwa buzengurutse ku munwa kwa kundi n'ubundi buri munsi y'umunwa no hejuru yawo, ufite n'abana birirwa barira cyangwa guhamagara papa, ariko burya ntabwo ariko biba bimeze. Hari n'ubundi buryo umuntu ashobora kumva yuko ari umugabo, kubera yuko wenda yujuje ibyangombwa by'umugabo, wenda bakwambura ipantaro bagasanga nibyo wenda urabyujuje ko kuri umugabo koko, bakubona mu bandi bagabo bakaba bati reka tubare abagabo bahagaze hera, ati nsanze ari abagabo 6 nawe bakakubaramo, wenda ukabeshwa nuko wenda ufite igitsina gabo bakakwita gutyo, cyangwa se hari n'igihe bashobora kukwita umugabo wenda wambaye n'ijipo, nabyo birashoboka, bakabikwita wambaye ijipo yewe banayikwemo basanga nta n'ikigaragaza ko uri umugabo, ariko wenda bakakwita umugabo bitewe n'ibikorwa wakoze, kuko hari n'abantu bitwa abagabo, hari abantu bitwa abagabo bitewe n'ibikorwa byabo, bitewe n'amateka bafite. None se nk'uyu mugabo witwa Yesu dukunda kuvuga, abantu benshi b'abanyamwuka bakarema ngo n'umugabo nanjye ndamwemera, ugasanga babyinnye ibyuya byabize, ugira ngo hari umugore yigeze ashaka, habe na fiancé yari afite rwose, ariko kubera igikorwa cyo gucungura abari mu isi akemera kubapfira, igikorwa cy'indashyikirwa kitakorwa n'undi muntu uwo ari we wese. Abemera Kristo bose bemeza ko ari umugabo, kandi ubashyize ahantu hamwe ukabwira ati mutubwire umugore we, mutubwire abana be, buri wese avuga ngo ndi umwana we, ndi umugore we. Hari n'uwo numvise avuga ngo yamuteye inda simbizi ngo ni umugabo we. Mbese ibyo bintu byose, ariko mu by'ukuri njyewe icyo nzi ni uko hariya i Nazareti yarerewe, n'i Yerusalemu aho yavugiye ubutumwa bwiza, n'i Yudaya hose n'i Galilaya ahantu hose yazengurutse, narasomye nsanga nta mugore yigeze azana ashakana nawe, nta n'amasezerano yagize. Ngira ngo aje nko mu Rwanda bamuha icyangombwa cy'uko ari ingaragu, cyane yuko batamwemo n'ubwenegihugu bwarwo, kuko ni rwiza, ngira ngo mwese murabizi, n'abanyamahanga bifuza kurubamo. Ibyo rero ni ukuvuga ngo hari n'ibindi mujya mwumva ngo umuntu ngo yiswe umugabo, ngo bamuha inzoga y'abagabo bitewe n'ubuhamya yatanze ku isambu yagurishijwe cyangwa ku bintu yabazi, akavuga ngo ndi umugabo wo kubihamya. Ibyo rero ntabwo bisaba ngo
ubu kwitwa umugabo w'umuhamya cyangwa se umuhamya uhamya ibintu runaka, ari umuhamya uhamya Yehova, ari uhamya iby'Imana, ari uhamya ibyo yabonye haba mu rukiko. Mu rukiko bahamagara bagutuma abagabo, warangiza ukajyana n'abakecuru kandi bose bakagenda, ntabwo bavuga ngo turabanze n'abakecuru, baba ari abagabo nyine bo guhamya ibyo uri kuburana ibyo ari byo. Ariko ubundi muri kano kanya twe turi kuvuga umugabo biturutse ku gushyingirwa cyangwa se biturutse ku kurongora nyirizina, apana ibintu byo gupacapaca cyangwa ibintu byo kubeshyabeshya mwirirwa mukora ibyaha mubeshya ngo mwabaye abagore, ngo mwabaye abagabo, ahubwo muba mwabaye indaya. Ariko minisitiri yavuze ko tutazajya tunavuga ko mu indangamirwa da n'abicuruza, simbizi, sinzi irindi zina, noneho banze abantu bazajya bita, ariko mumbabare cyane simbatutse, ariko mureke tuganire tunarebe, nkubwire ibimenyetso byerekana yuko wabaye umugabo cyangwa se byerekana ko wabaye umugore, bitari kwa kundi uvuga ngo twagiye mu cyumba, ngo mu gihe ngo twari turi mu bintu twari turimo dukina, ngo tugiye kumva ngo twumva umuntu ari inyuma y'urugi ngo avugije impundu, ngo asohoka avuga ngo birabaye, ngo ubundi ngo mbona umugabo amuhaye isuka, ngo ubwo nabaye umugore. Reka. Kuba umugabo ni ibintu binyura mu nzira nyinshi. Icya mbere buriya ikintu kizakubwira ko wabaye umugabo, inzira ya mbere izabikubwira ko wabaye we, ni uko hari amagambo uzavugira imbere y'abahamya benshi. Ariko buriya nta giteye agahinda nko kujya mu bukwe uri umusore wambariye umukwe, hanyuma MC akakwegera akakubaza ngo ese ufite umugore, ukamubwira utoya, wenda ukagira ngo agiye kumukurangira cyangwa agiye kumugwera aho ngaho, nawe utaha umufite, yarangiza akabazana mugenzi wawe, mwese akabahitura uko muri batandatu, mumubwira yuko mukiri abasore, yarangiza Musa agahita atangaza mu ruhame rw'abantu ngo bano basore bose nta mugabo barimo. Ibyo bintu nabyo birababaza burya, bivuze ngo bara nyine nta mugabo ubarimo. Ariko ntugire ngo ndavuze ngo nawe nta mugabo ukurimo, ushobora kuba umugabo mu bundi buryo butari ubwo ngubwo twaganiraga. Uri uwo mugabo ndakwemera, nawe utandakarira ngo nagututse, ariko buriya MC nubivuga neza ngo nta mugabo ubarimo. Nta muntu wiri ubasaba amashyi, nta wasabye impundu, ukumva amashyi ngo kaci. Ayo magambo ni ayahe? Aya amagambo uzavuga uhagaze mu murenge, umunsi uzajya mu murenge ugahagarara imbere y'ubuyobozi bwite bwa leta, executive cyangwa undi muntu ubifite mu nshingano, ukavuga ngo njyewe runaka nemeye kujyana na nyira runaka, nemeye kujyana na runaka ngo ambere umugore. Ayo magambo yavuga abantu bose bari kukureba, bakwitegereza, bacecetse, urumva ntawe uvuga, baguhaye umwanya ngo uvuge. Hakaba nawe uvuga ugasobwa ugacikwa, bagaseka bakaguseka, burya baba banagusetse rega. Hanyuma rero buriya reka nkubwire ahantu ikizakubwira ko ubaye umugabo, nuko numara gusoza uzajya ukumva amashyi ngo kaci. Iyo ni intambwe ya mbere yo kuba umugabo. Ibyo nabyo rero burya uhise usohoka ukirukankira ngo nuko bakomye amashyi, byaba biti ntabwo waba ubayeho. Icyo ni kimwe. Noneho uyu muntu muba mwasezeranye nawe, iyo ni inzira ya mbere, urabivuze, urabyemeye, abantu bakomye amashyi, abafite kamera barimo barazigutungaho. Icyo gihe ntabwo bari kuzirebesha ku ruhande, ni wowe wenyine baba bari kuzirebeshaho, nta handi baba bazitunze rwose. Iminwa yose biri kukureba, n'abaguze smartphone n'abafite utwa gatoroshi bose baba ari we barangamiye. Umva, ngira ngo hatambutse n'umurwayi w'umutwe hanze ntawamukurikiza amaso, ahubwo niwe baba bari kureba. Noneho rero wa wundi muri gusezerana muri babiri, nawe iyo utomboye ukumva uravuze ngo ndemera kujyana n'uyu ngo ambere umugabo, abantu bakoma amashyi, ntawe usohoka ngo atahe kuko biba bitararangira, uba utaraba umugabo. Kuko burya umaze kurahira nawe akarahira mugasohoka, ntabwo waba ubaye umugabo. Reka byaba bipfuye ubusa. Ahubwo bigira agaciro ryari? Bigira agaciro iyo umuyobozi wa leta uri aho ngaho ahagurutse nawe akabirahirira, akavuga ati nge mu izina ry'igihugu mpagarariye cyangwa se ry'umurenge mpagarariye, nemeje ko nkurikije ibyo numvise bavuze, nkurikiza amasezerano numvise, nanjye nk'umuyobozi uhagarariye igihugu nemeye ko runaka abaye umugabo, runaka akaba abaye umugore. Ikindi nanone, ayo magambo iyo umaze kuyavuga bagakoma amashyi ntibiba birangiye. Ayo magambo wavuze y'ibyo wemeye n'uwo musezerana nawe akabivuga akabyemera, mubishyiraho n'inyandiko mukabisinyira. Rero nshatse kuvuga ngo niba nta hantu uravugira amagambo ngo bagukomere amashyi
inshuro zingana gutyo zose ngo hagire umuyobozi uhagararira igihugu ubyemeza nawe ngo abirahirire nawe azamuye ikiganza kandi nawe ngo abisinyire. Ntabwo uraba umugabo, uracyari kure yo kuba umugabo rwose. Shaka uburyo unyure mu nzira zose zemewe kugira ngo ube umugabo. Abenshi rero bifatisha n'amafoto bakamufotora, bakamufata amajwi ari kuvuga, bakamufata amajwi n'uwo basezeranye nawe ari kuvuga ngo ndabyemeye, nemeye kujyana n'uyu, urumva. Hanyuma ibyo byose bandi bari gukamera baba bakamera amafoto ari aho ngaho. Mbese ni ukuvuga ngo abantu bose babitegereza ibyo bintu maze kuvuga uranabisinyira. Akenshi uzanarebe niba uri gusinya nabyo barafotora kugira ngo utazabihakana. Kera twajyaga tujya gukina bakavuga ngo bisinyire ejo utazabihakana. Rero ibyo bintu wasinyiye nawe wa mugabo we, wa mugore we, ibyo bintu wasinyiye ugomba kumenya ko bizagukurikirana kandi ko bizakugiraho ingaruka. Noneho kandi kugira ngo mve ko iyo ndahiro ikomeye atari nk'indahiro izo arizo zose, kera mu Rwanda warahiraga iyo ndahiro ufashe no ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu ntabwo bitemeye kurifataho. Nabonye abantu bari kugenda batemereye kurifataho ngo barahire, ariko nibura baba barihagaze iruhande, barimo barahira. Rero bishatse kuvuga ngo amasezerano mwagire iruhande y'idarapo ry'igihugu ntabwo ari aho gukinishwa. Ujye mwitonda nyabuneka bitazabakoraho. Umuntu utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Mwa bantu mwe mbabwire, uzi ubwoba umuntu aba afite ari kurahira ziriya ndahiro yarangiza akazazica ntakurikize ibyo yasezeranye. Uzi ubwoba umuntu aba afite. Abantu benshi bari gutengurwa, abagore bamaze n'igihe mu ngo babana batarasezeranye, ukabona bari gutitimira, bari gutengurwa ukagira ngo barimo baruzura umwuka wera, ukabona bafite ubwoba, ukabona umugabo munini rwose, ukabona umugabo uberanye n'urugo, umugore uberanye n'urugo, ukabona arimo aratengurwa, ukabona ubwoba bwabishe. None ubwoba bumaze gushira musigaye mukora ibyo mwishakiye, mukirwa mwica amategeko y'Imana n'ay'igihugu n'ay'umuryango, muyica uko mwiboneye, mwica n'ay'umuco. Ibyo bintu rwose mukwiye kubanza mukabitekerezaho mbere yo gukora ayo makosa yose. Ayo mashyi rero, ayo mashyi niyo yemeza yuko burya urongoye. Ubundi ni ukuvuga ngo bwa mbere urongorera mu murenge. Ya mashyi burya abantu baba baguhaye niyo musotsi bahita bavuga ngo felicitation. None se bavuga ngo felicitation y'ikisi yuko ubaye umugabo. Buriya wari uzi yuko unasohotse ukigendera ukajya ahandi kugira ngo uzajye gushaka undi wagomba kujya kuburana. None se ntabwo wabaye umugabo nyine? Rero ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ko kuryamana atari byo bikugira umugabo. Icyo ngira ngo kirumvikanye. Burya uba wabaye umugabo mu buryo bwemewe na leta. Iyo bivuye aho ngaho rero, buriya iyo mugeze imbere y'abanyamadini y'uhagarariye idini nawe arabanza. Kandi wumva ahantu binakomereye ni uko mbere yo kugeraho hose mubanza gufata inyigisho, bakabanza bakabigisha, bakababwira uko bizagenda, uko muzabana, ibyo muzirinda, ibintu byose bakabanza bakabibigisha. Burya muza kurahira muvuye mu ishuri, biba ari nko kurangiza amasomo. Navuga ko burya navuga ko ari nka graduation muba mukoze. Yewe imibereho yacu ari mu mahoro, no mu makuba, waba amarwaye, uburyo bwagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera ku kandi basezereze umugisha mutagatifu. Ariko Imana n'undi hamwe umuntu ntagatifu.
nk'abanyedini na none iyo wavuye aho ngaho ujya no mu kiliziya. Niyo mpamvu burya kenshi iyo abantu bavuye mu murenge bagahita bitahanira idini niryo ryabahana, ariko burya nta mudaso wazi wawe, nta munyerondo waza ngo avuge ngo uyu mwana w'abandi winjiranye aha ngaho umujyanye hehe. Reka reka, uba wemerewe gusohoka umufasha akaboko. Umva, nta n'umuntu wavuga ngo nabonye runaka, nta n'umunyedini wabahagarika ngo yababonye ngo mufatanye akaboko mu nzira. Noneho rero n'imbere niyo mugeze mu idini naho barabigisha bakabigisha. Padiri ubwo nagiyeho byarantangaje, we ngo abigisha amezi 6, mu gihe mu yandi matorero ayo mezi atageraho. Urumva amezi 6 wiga, urumva amasomo warize ukuntu abangana. Noneho we iyo ari gusezeranya, numvise aho bitandukaniye n'ibyo waciye ngiyo, abakubaza ngo wari ubizi yuko abantu biyemeje kubana bagomba kuzabana utazatandukana. Aha, mbese abakoze ngo urabizi wowe ukajya wikiza ngo ndabizi. Rero reka mbabwire bantu mutarasezerana, mumenye yuko rwose ntago umuntu yaguha icyangombwa cy'uko uri umugabo, nta n'uwaguha icyangombwa cy'uko uri umugore. Nushaka ububyaye 7, nushaka ububyaye 8, ariko imbere y'amategeko ya leta uracyari inkumi. Ibyo ngibyo rero abantu ntago bari babizi. Kandi ubwo umuntu abikubwiye ngo wa mukobwa we wasanga wirakaje, oya ndi mama runaka, are nyine ubwo uri kubyiganiriza, ariko buriya ntawaguha ibyo byangombwa by'ibyo wiyita ibyo ari byo. Hanyuma buriya mu kiliziya rero naho, cyangwa se mu nsengero mugezemo, mushobora kugeramo umukobwa akavuga ati maze kumva ibyo amategeko n'amabwiriza ibisabwa bashakanye, ibyo amategeko asaba bashakanye, uyu munsi ndabihakanye. Buriya wari uzi yuko iyo uri kuvuga impamvu abantu baba bacecetse, abenshi bari gusengera umutima ngo Imana idufashe babyemere. Uzi uramutse buryo byangiye hariya, nyine ubu byanze, nta wagushyiramo ikiziriko, nta wagushyiramo umugozi, ubyanze byanze nyine, urumva. Rero ni ukuvuga ngo buriya iyo ugeze imbere ya padiri, iyo ugeze imbere y'umuyobozi ukavuga ngo ndabyemeye, ukagira amahirwe n'uwo mwajyanye nawe akabyemera, mukajya n'amahirwe ubihagarariye nawe akavuga ngo nanjye uhagarara idini runaka, uhagarara kiliziya y'aha n'aha muri diyoseze iyi n'iyi, uhereye none nemeje ko padiri yavuze akantu numva birantangaje, bintera gutekereza no kwibaza cyane. Yaravuze ngo Imana ifatanyije nta muntu n'umwe wemerewe kugitandukanya. Ayo magambo numvise nyatekerejeho, ntekereza abantu bajya batandukanya abandi, abajya batanga inama z'abantu ngo muzatandukane niba yarakunaniye. Ye baba we, ibintu abantu basezerana, ahubwo amatorero n'amadini nasaba ngo bazajye biriya bintu bazabyandika, bajye bimanika ku gikuta nk'uko bagiye bamanika ari amabwiriza bagiye basabwa na RGB. Biriya bintu bazabyandike ku rupapuro, noneho mu gihe cy'amateraniro umugabo ajya hanyura atereho akajisho, avuye mu rugo atonganye n'umugore atereho akajisho, umugore atereho akajisho. Ariko ubundi kubera iki abantu babana bahemukirana? ni ukubera iki? Njyewe rero aho uko mbona aho bukera hakwiye kuzajyaho urukiko rwa gikristo ruzajya ruhana abagabo bahemukiye abagore, rugahana abagore bahemukiye abagabo, bakabafunga cyangwa bakabaca amande nk'uko izindi nzego zibigenza. Kuko hashize igihe kinini abanyetorero, amadini, umuntu aza ngo nibye, ngo rwose ngo Imana imbabarire, ngo nari umujura, ndanywaga ibiyobyabwenge, bakamubabarira. Ibyo se bajya kubivuga kuri polisi? Iyo babigutaweho bahita bagutambikana, nta n'ibintu byinshi. Rero ngiye mbona aho bukera, mwabagabo mwe muhemukira abagore, umunsi muzumva bwakeye mu gitondo hagiye urukiko rwa gikristo, bazabafunga, bazabahana. Izi nkiko nizitangira gukora nizizakora, ukaba wumvaga wabikoraga. Nushaka witoza kwitwara neza, kubera ko uru rukiko rwa gikristo rushobora kuzaza ruri abantu basezeranye bya gikristo ko batazahemuka, barangiza bagahemuka. Kandi ngembe mbabwira hakiri kare, mushatse ibyo bintu mwabireka, mukabana neza, mukabana mu mahoro nk'abakristo, kuko mwanze kuba abapagani ngo mugengwe n'amategeko ya leta yonyine. Ariko buriya iyo wabaye umukristo kubahiriza amategeko y'idini cyangwa gikristo, burya n'aya leta uba wayarangije kwibahiriza.
ariko byanze bikunze ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ibintu bizagarukira aha, nkurikije uburyo abantu bari kugenda bahemuka, ariko si ubundi niba uta umugore cyangwa usiga umugore bagahita bagufungira amasakaramentu cyangwa bakakubuza kujya ku igaburo ryera cyangwa bakagukura muri korari, ugira ngo amaherezo ntago inkiko ziraza kujyaho bakajya baguhamagara ku rukiko ukitaba ukisobanura, na ba bandi mwese tuza kunga mukatunanira umunsi haje inkiko unanirana bagutera ipingu, ahubwo akandi kantu gashya noneho imbere ya padiri bakwambika impeta. Iriya mpeta abantu benshi baba baravuze ngo ni igifungo cya burundu, noneho we ujyanye n'umuntu agukubise ipingu akwambitse agufunze igifungo cya burundu cyo mu rukundo ngo mu mutima, nurangiza ujya ugenda wirirwa uzererana ipingu mu nzira, uzererana ipingu waratorotse gereza. Ibyo bintu byo gutoroka gereza ntabwo ari byo. Ariko reka mbabwire bagabo mudakunda abagore rwose, bagore mudakunda abagabo, bagabo muhemukira abagore, bagore muhemukira abagabo, mushaka uburyo mwibuka amasezerano mwagiranye, ariko ubundi mugomba no kujya mutaha n'ubukwe mukumva ari amasezerano, kuko biriya bavuze ntabwo urabivuga benyine nawe warabivuze, ahubwo ushobora kuba ibyo wavuze nawe cyangwa ibyo wasezeranye utakibyibuka. Niyo mpamvu nasabaga aba banyamadini mudufashe aya masezerano abantu bagiye basezerana muyamanike ahantu, niba naba ngombwa ntihajya hashira nk'imyaka 10 mwongere mubandikira akamesaje mukaboherereze, cyane ko mufite nimero za telefone zabo, mwongere mukabohereza mubabwira ati murakibuka ibyo mwasezeranye. Noneho hari ikindi padiri yavuze, padiri araduhuguye bikomeye cyane. Padiri hari ikindi yavuze numva nacyo kinkoze ku mutima. Yaravuze ngo abantu bitabira misa, ni padiri rwari Akagugu muri Kigali mu Rwanda, hano Kagugu rwose ku kiliziya, umupadiri mwiza witonda umara gushyingira akaza aho bari kwifotoreza akaganiriza abantu, ahubwo yakwema ikanzu azambaye imyenda njye mbanza kumuyoberwa, ariko kuko nari namufotoye cyane mubonye ndamumenya, mbonye n'ukuntu ari kuvuga yitonze, avuga ati yo ese musigaye mufotora no mu mugongo, kera njye najyaga mbona abantu bafotora mu maso, yo nibibuno murabifotora mbese, yo ariko disi iterambere ni ryiza. None n'umupadiri usetsa, ariko ubundi ariko mana yanjye abafotogarafi n'abifotoza muri bitangaza, ubundi nanjye menyere ko abantu bifotoza mu maso ese ngo n'inyuma mu bitugu, ngo dore ko abenshi baba bambaye ubusa mu bitugu hagaragara, nako mu mugongo nta busa buhaba ariko haba hagaragara mbese, ngo n'ikibuno byose bagafotora. None se ubundi bagufotoye ikibuno, bagufotoye mu bitugu, bagufotoye amatwi, amaso ntagaragara, umunwa ntugaragara, ngo nabyo ngo ujye wihindukiza ngo hose. Ariko ibyo muri viziyo biratangaje, ariko uko muri viziyo biri kugenda ni ikibazo gihari, nuko ari nako muri kurushaho gutandukana cyane. Basi yaba mwari muri viziyo nibura mukarushaho kubana karamata nk'uko mwabisezeranye. Rero ibintu byo kwica amasezerano, umusore akavuga ati ndabanza mfata uyu mwumve, nimara kumuhaga murekure, nongere mfate undi, urukiko rwa gikristo umunsi rwagiyeho bazabakatira iza burundu. Abantu mwambitswe impeta cyangwa se amapingu nk'uko babivuze mukakomeza mwanga gukurikiza ibyo mwasezeranye, aya masezerano mwagiye musezerana zabakoraho. Hanyuma padiri aragira ati abantu bize amezi 6 badasiba bitabira, baza mu misa uko bukeye n'uko bwije, yatweretse n'umugabo mwiza cyane rwose ufite n'umugore mwiza, ngo batajya basiba misa, kandi none aratubwira ngo iyo baje mu kiliziya ngo ahora bitegereza, ngo barinjirana ntibajya basigana. Mbega byiza we. Hanyuma rero hari n'abandi nanjye nzi batajya bagendana, bajya gusenga ntibajyane, nyine nibyo twahoze tuvuga ngo nabyo biba ari byiza, ariko biba bikwira, ariko hari ibintu biba ari byiza ku buryo wabitangaho urugero. Aravuga ati abantu iyo bamaze gusezerana abenshi ntabwo bongera kugaruka mu kiliziya, abenshi baheruka basezerana ntibazagaruke gusenga. Rero nibyo tubwira abantu, niba uri umusore ukunda kujya gusenga, ukunda kuzinduka, uri umuririmbyi, wamara gushaka ntusubireyo ugahita ubihagarika, ibyo bintu nabyo rwose muzabitekerezeho hatoya, kuko urukiko niruza ruzajya rugukurikirana kubaze ngo ko idini ryakuboneye umugabo cyangwa ryaguha umugabo wasenga ukaba utagisenga, none ukaba utagisenga, ukaba utakizana n'amaturo, usigaye uturira hehe? Nawe bagujyane mu rukiko. Izi manza noneho mana yanjye, reka ndekera ndabona iminota nayo nihaye irangiye, tuzasubira ubutaha, ariko reka nsoze nshimira padiri wo ku kiliziya Kagugu, Imana imuhe umugisha kuri byinshi ntabashe kurondora yatubwiye. Murakoze cyane.